On TTV. Yes, hello once again. Ninjye Popo ikiganiro bookstore nk'ibisanzwe so in on TTV. Ambaka tugiye komeza kubana kugira ngo tumaze kumenyerana benshi muri mwebwe tubana mu buzima bwo gusoma bwa buri munsi. So uyu munsi wakibaza ngo nzanye n'ikihe gitabo? Ndi kumwe n'igitabo cyitwa Memory Man cyanditswe n'umugabo witwa David Baladach. So iki gitabo ubusobanuro bwacyo Memory Man urumva ni umugabo ufite memories. Memories ni inzibutso bitewe nta muntu utagira inzibutso, nta muntu utagira ibintu yahuye nabyo bityo bikakuguma mu mutwe akaba ari ibintu uhora wibuka bibi cyangwa se byiza. Muri kino gitabo rero cyo nabashije gusomamo nakuyemo ikintu cyitwa ubumuntu. Nshaka kugira ngo mbabwire ku bumuntu. Turebere hamwe ubumuntu ni iki, butumarira iki, ni iki kigaragaza ko umuntu afite ubumuntu, ibintu nk'ibyo nibyo ndi bugarukeho. So ubumuntu ngira ngo muri kumvamo umuntu bivuze ko ntago ubuntu bugaragara ku nyamaswa, ku biti, ku nzu. Urumva nyine ni ubumuntu bivuze ko umuntu ni ugomba kuba afite ubumuntu. So rero iyo umuntu afite ubumuntu ababayeho gute, abandi bamubona gute, atunga abandi gute, nibyo ndi bugende ngarukaho tugenda turebera hamwe tugaruka kuri icyo kintu. So ubumuntu rero nkuko byumvikana mu izina ryabyo nabibabwiye, birumvikana ko iyo umuntu adafite ubumuntu totari ntago nyine aba ari umuntu ko ari kuburamo akantu k'ubumuntu. Birashoboka ko waba uri umuntu udafite ubumuntu ariko ntago bishoboka ko wagira ubumuntu utari umuntu gute se nyine, kandi bisaba kuba wabanje kuba umuntu. So ubumuntu bugaragara gute? Niki kikwereka ko umuntu agira ubumuntu? Abantu bose uko tubayeho turavuka tugakura tukagira akazi tugakora ibintu bitandukanye tugasaza tugapfa tukarangira akaza abandi. Muri iyo minsi yo kubaho uba ugomba kuba warabayeho nk'umuntu kandi ufite ubumuntu. Ntekereza ko ari cyo sosiyete ikeneye muri no minsi ya none. Ni nacyo kiri kubura mu bantu muri rusange. Kuki abantu bahora bahanganye? Kuki abantu bahora bafitanye amashyari? Kuki abantu bahora bafitanye inzangano? Umuntu atafasha undi, umuntu yumva yanga mugenzi we, ni ukubera icyaba habuze ubumuntu muri we aba yumva atagifite ubumuntu. Kandi iyo umuntu yabuze ubumuntu ntago aba akiri wa muntu usanzwe, atangira no gukora ibintu bitari nk'iby'abantu bazima. Like niba udafite ubumuntu ntago ushobora gutinya kwica mugenzi wawe, ntago ushobora gutinya kwiba, gukohotera, kwangiza mugenzi wawe kubera ko nyine babuze ubumuntu. Ubumuntu rero ni ikintu gikomeye, nicyo kintu dukeneye muri rusange. Dukeneye ubumuntu, dukeneye abantu bafite ubumuntu kugira ngo sosiyete nyarwanda ibe yuzuye kandi ikomeye. Rero impamvu nakigarutseho, tugenda twumva inkuru nyinshi zitandukanye muri no minsi. Abantu baricana, abantu bararwana, abantu baragambanirana, abantu barahohotera, abandi bagahohoterwa. Intambara ziraba buri munsi. Kubera iki? Utekereza ko ari ukubera iki ibyo bintu bibi bikomeza kugwira ku isi? Kuki isi yacu ikomeza kugenda ihinduka kandi igahinduka mbi, by'umwihariko ari twe tubiteye ikiremwa muntu? Wabyibaza nkuko nanjye njya mbyibaza, ariko niyo mpamvu bookstore ibiri hano kugira ngo turebere hamwe iyo mpamvu, niba twanayirinda tuyirinde. Kubera ko niba umuntu ashobora gutekereza akavuga ati runaka ageze kuri iki, ntago yakingera nawe, reka mbashe kuba namukuraho nawe ndebe ko yajya hasi, gute se agera hejuru. Ntekereza ko aba wabuze ubumuntu, ugasanga umuntu ntashobora gufasha mugenzi we mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko ubumuntu ntago ari ukuvuga ngo ufite amamiliyoni ngo uragenda uhereza abantu. Ushobora no kubahereza kubera ko nta bumuntu. Udafite ubumuntu ari ukugira ngo gusa abantu bakurebe, abantu bakuvuge, bavuge bati uriuzi ibitangaza akora. Not like that. Ntago aricyo ngiye nshaka kugarukaho. Ngiye nshaka kugira ngo umuntu aba afite ubumuntu yumva kuko nyine ko ubuzima ashaka kubamo na mugenzi we yabubamo. Ariko uzi kuba wumva wabaho neza ariko mugenzi wawe akabaho nabi, ugasanga umuntu ntasinzira, ugasanga umuntu ahora yibaza ibibazo byinshi avuga ati bizagenda bite, afite amahoro makeya, afite n'ubwoba bwo ko mugenzi we azamucaho, mugenzi we ageze kure, kuki runaka akiriho
yakaba yarapfuye nanjye nkagumana biriya bintu kubera iki nta bumuntu afite, ntabwo yumva ko niba washaka kubaho n'abandi babaho, yumva ko nimba abayeho agomba kubaho ari we wenyine. Ariko ndagira ngo ukurikirana bookstore ntumere nk'abo bantu, ndagira ngo twige kugira ubumuntu, kuko ubumuntu ntekereza ko atari ikintu umuntu avukana. Ntabwo ari ukuvuga ngo uravuka ngo uhite ugira ubumuntu, kuko ushobora no kuba ufite ubumuntu ukabwamburwa bigatuma bwa bumuntu wagiraga, kuko ubumuntu bujyana n'impuhwe. Ugasanga umuntu yabayeho ababajwe, abangamiwe, niba yari afite n'umutima mwiza, reka mbivuge gutyo pe, igihe kikagera bikamuvamo bigashira, kubera ko ntago yigeze abona nawe abantu bamuha iya attention yo kumva ko ari umuntu nk'abandi. Ugasanga wa mutima mwiza yari afite, nimba abantu baramuhemukiye, ubumuntu bugashira, kuko ubumuntu ni ikintu gishira iyo wowe utabashije kugitekinga ngo kigire ikintu cyawe. So niyo mpamvu kuba ufite ubumuntu, niyo mpamvu usanga mu buzima bwacu bwa buri munsi abantu bafite ubumuntu ari bakeya, kubera ko abantu babayeho barababaye. Abantu bavuga ati ngiye runaka n'ukuntu amugira neza akamemukira, ntabwo ushobora kongera kugira neza undi muntu, kubera ko iyo umuntu ubumuntu bumeze like, reka mbigereranye, ufashe urabona ibumba ribumbye, urifashe ukarivunguraho kari akantu kaba gatakaye, nubwo wavungura akantu gato kavaho nyine kakagenda. Iyo kagiye ntabwo kiretse wongeye ukagasubizaho, kandi nabwo ntabwo kakongera kamere nka kwa kundi. Niyo ufashe ikirahure ukakimena hasi, for sure nubwo wajya kugiteranya ntabwo cyakongera ngo kimere nka cya kindi. Niko ubumuntu bumeze. Ubumuntu nabwo iyo umuntu abufite ukamera nk'ubuvunguyeho, hari akantu kagenda nyine, ntago asigara agifite bwa bumuntu yari afite, ntago ashobora kugumana zampuwe, kubera ko nyine n'umuntu, kandi abantu ni abanyantege nke. So dukwiye kwiga kubaho, ukavuga ngo niba runaka yangiriye neza, kugira ngo n'ejo bundi abandi ntabafungira amayira, reka mvuge gutyo, reka nanjye nitwararike, mureke mushimire, hanyuma nanjye nige kugira neza abandi. Ariko uzi kubona umuntu yarazamuwe na mugenzi we, ariko ugasanga igihe kirageze yamara kumuzamura amugeza hejuru akamwihenuraho, ntabashe no kuba yamushimira, akamwihenuraho akigira nk'aho batanaziranye, cyangwa se ntabashe nayo kuba yazamura abandi, kuko ubundi niko bimeze. Iyo tuvuga ko abantu barazamurana, iyo rero umuntu atabasha kuzamura undi, aba yabuze ubumuntu. Ntabwo aba ashobora gutekereza ati nanjye nari ndi hasi, reka ndebe undi mugenzi wanjye uri hasi. Ubumuntu buhera ku tuntu duto cyane tworoheje. Reka mpere ku bana batoya, niba muri classe abana biga basubiye kujya ku ishuri, umwana adafite ubumuntu bwo kuvuga ngo, kuko ubumuntu ugira ubumuntu bungana n'urugero rwawe. Ntago ngewe ku rugero rwanjye nshobora kugira ubumuntu buntegeka ngo mfate ngo ikibanza ngo nkigurire runaka, ntago ubwo bushobozi mbufite. N'umwana muto w'ikiga adafite ubumuntu, babyeyi mujye mureba abo bana banyu, ugasanga umwana mugenzi we agize ikibazo, arakomeretse, arababaye, nta bumuntu, nta mutima afite wo kuvuga ngo reka mubwire pole, reka mufashe muhagurutse, abuze ikintu reka mufashe mutize. Ibintu biri aho ngaho simply, ukagira ngo bizashira, bihera hasi. Ugasanga ubumuntu rero bwiwe bwatangiye gutakara akiri hasi. Ntago umuntu udashobora gufasha abandi ngo agirire neza abandi bikiri hasi mu tuntu duke afite, ntago yagira byinshi ngo abyibuke, kuko iyo abyize byinshi biramugora kubikauntinga ngo abigereranye avuge ngo ibi ni ibya runaka, ibi ni ibya runaka. So ingarutse kuri iki kintu cy'ubumuntu, kubera ko nicyo kintu cyonyine sosiyete nyarwanda iri kubura muri rusange. Ujye ureba ahantu utuye, urebe abantu bana nabo, ndakubwiza ukuri ubumuntu bwaratakaye. Nta muntu ukitaye ku wundi, buri wese arabyuka ca. Ntago ari ibingibi abantu bavuga ngo ni ibyo mu mujyi wa Kigali, ngo buri wese ngo abarebana n'ibye. No mu byaro naho handi muvuga byarageze, reka mbivuge gutyo. Abantu babuze ubumuntu, ahubwo reka turebere hamwe ni iki gituma umuntu atakaza ubumuntu, kubera iki umuntu ashobora kumva ko atakitaye ku bandi neza, akumva ko runaka yabayeho neza cyangwa nabi, he doesn't care. Kubera iki? Niki gituma wumva warabaye
umuntu udafite ubumuntu, umuntu uri aho ngaho wumva utafasha abandi ukavuga ati nzajya nimenya nabo bazimenye cyangwa babireke. Koko se ukwiye kubaho umeze gutyo? Nuze utekereza ko utazakenera ubufasha, utekereza ko utazakenera ko abantu bakugirira imbabazi n'impuhwe? Kuko ntabwo nemeranya n'abantu bavuga ko umuntu yifasha, wenda nubwo hari imvugo ijya ivuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa. Nta muntu wigira pe, ntawe. Waba uri hejuru uba ukeneye abantu bari hasi yawe kugira ngo bagire ibyo bagufasha. Iyo uri hasi uba ukeneye abari hejuru yawe kugira ngo bagire ibyo bagufasha. Bivuze iki? Mu gihe wumva ko udashobora gufasha abandi ngo nawe ugire ikintu ubahereza, yaba mu bifatika, yaba mu bitekerezo, kuko tuzi ko hari n'abantu babayeho rwose bahereza abandi ibitekerezo, akaza akaguha igitekerezo, akaguha inama, ukava hamwe ukajya ahandi. Niba utekereza ko ibyo bintu uzi, ibintu ufite ari ibyawe wenyine, uribeshya. Icyo ukeneye ni ukwiyumva nk'umuntu nk'abandi wageze kuri ibyo ngibyo, ariko se waciye. Ibyo ngibyo nibyo bitera ishyari, ugasanga iyo umuntu adafite ubumuntu agira n'ishyari, kubera ko niba ubona mugenzi wawe hari icyo yagezeho, muri ako kanya ukabona we ntacyo uri kugeraho, uravuga ati abigezeho, njye ntabwo nabigezeho. Noneho ntiwumve ko ari ikintu cyiza ugomba kucyishimira, ukagerageza buryo cyangwa wamumanura. Iyo ushaka kumumanura ari ikintu kikubaho, uba wagize ishyari, kandi iyo wagize ishyari nta muntu uba ugifite, nawe nta mubu ukimufitiye. Iyo wagize ishyari umugirira nabi. Ndagira ngo turebe koko niba ubuzima turimo, iyi si murebe namwe ahantu igeze, nako ahantu tuyigejeje, ko nitwe tuyigejeje aho. Noneho uribaza mu myaka 10 abantu bagumye kuba nta muntu bafite, mu myaka 10 twaba tumeze gute? Twaba tumeze nk'ibisimba. Ubona mugenzi wawe ukumva kumwica nta kintu yapfa, yabaho, yarwara yakira, yava mu mukene yaba umukire, ukumva nyine nta kintu bikubwiye. Usibye ko niyo udafite umuntu ntabwo bumva ko mugenzi wawe yajya hejuru, uba wumva yaguma hasi, uba wumva ari wa muntu ukubangamiye, uba wumva kubaho wagira ngo abayeho ubuzima bwawe, ukumva nyine nta umuntu uba ugifite, umeze nk'umuntu, umeze nk'ikintu, nk'igikoresho cyaba expired, ntabwo kiba kigifite umwimerere nyine wacyo. Kandi mu by'ukuri Imana ijya kurema umuntu yamushyizemo ubumuntu, ariko uko umuntu agenda agera ku isi ahura n'abandi bantu, ubumuntu bugatakara. Ariko ntabwo dukeneye ko abantu wahuye nabo aribo batuma utuba umuntu bwawe, aribo batuma uta impuhwe zawe ukavuga ngo runaka ngo yarambabaje, ntabwo nakongera kugira impuhwe. No, ntekereza ko dukeneye ahubwo gukomera. Kubw'iyo mpamvu nibyo muramabwira, iyo uhora wibuka nk'uko iki gitabo kigaragaza memory man, kigaragaza inzibutso memories uba ufite. Iyo ufite memories mbi zituma ugira ibintu utakaza, bwaba umuntu bwawe burabura, ugasanga uri wa muntu utitaye ku bandi, kubera ko ufite memories mbi zituma wumva ko abantu bose babaye babi. Kugira ngo izo memories mbi zikuvemo niki, ukwiye gukora noneho neza kugira ngo ujye ubona ibintu byose byiza. Irinde kwandika ibintu bibi ku rutare, kugira ngo bitazagusigira memories mbi. Ziriya memories mbi zikazatuma utakaza ubumuntu, imbabazi n'impuhwe, bigatuma ubana nawe n'abandi, kuko iyo uri umuntu udafite umuntu n'abandi bantu nabo ntabwo bashobora kukugirira neza. So nyemerera wowe ukurikira bookstore, wirinde gutunga memories mbi muri mind yawe no mu mutima wawe, ukumva ngo ngiyewe ngo abantu bangiriye nabi, ngo ntange nta muntu ushobora kugira neza. Please, ntabwo ukwiye kumera nkabo, nk'uko Bibiliya bivuga ku bayemera. Ntabwo ukwiye kumera nkabo, ahubwo wowe ukwiye kumera nkawe, ukumva ko abantu ari abandi bagenzi bawe kandi bagomba kubeshwaho na support yawe. So guys, in a few words, I was telling you that being kind and having humanity, it's a big thing which we need in our daily life. So in this Rwandan society, we need the humanity. We need someone who has human, where you can help your partner, you can help your neighbor, your relative, without any award after, without any expectation from him or her. Just help them, just love them. Think that you live because of them. They will also live because of you. So that's why you have to care and think always about their life. How would they live? How would you also live without them? That's why we need the humanity in our daily life.
this society needs humanity, doesn't need much finance, much and more money. We need only being human and having humanity. So I really like you. I appreciate you. Flows of share, comment, and like, subscribe. Was a bookstore show on TTV. Ciao. On TTV.